uyu ngo ndabona ari Theben. Yego ndabona ari Theben. Hanyuma iriya foto yindi ni ya Junior Giti cyimize birefu ngabo Meddy uri guhitinga muri no minsi, umwe mu bahanzi nyarwanda bakomeye dufite kuri no munsi. Iyi foto wayikoze gute? Udusobanurire kwanza buno buryo uko bwitwa bwo gushushanya muri buno buryo, unadusobanurire se. Reka twongere tubasuhuze mwese mugikomeje kugenda mutwira ko mukunda ibiganiro bya Olenga TV. Ni umunsi mwiza, ni umunsi ntekereza ko buri muntu wese ari kugenda akora ibikorwa bye neza kandi mu buryo bwiza. Hanyuma nyita PYPZ Professor, reka nguhe ikaze muri kino kiganiro kindi nanone kuri Olenga TV. Uyu munsi inakuzaniye umwe mu ba artists, no mu artist. Iyo tuvuze artist tuba tuvugamo ibintu byinshi cyane bitandukanye, harimo abahanzi baririmba, abashushanya, abadancers, abafashionistas, abadesigners, biga bitewe n'ikintu umuntu akora mu buryo bugiye butandukanye. Uyu munsi nakuzaniye n'umudesigner, arashushanya cyangwa se n'umushushanyi muri rusange, ariko akaba afite uburyo ki akora akazi ke neza mu buryo wenda butandukanye, mu buryo tutari dusanzwe tumenyereyemo, aribwo mugiye kuba mwabona. Yitwa Felix. Felix, tugwaye ikaze kuri Olenga TV. Murakoze cyane kabisa. Ni Felix designer kabisa. Felix designer. Felix designer. Amakuru ya? Amakuru ni meza cyane. Kubera iki wongiyeho akantu ka designer ku izina rya Felix? Nuvaga nyine Felix hari kubura akantu nyine bita byuzanya n'ibyo nkora kugira ngo bibashe korohera buri muntu wese niyumva iryo zina ahita avuga ati uyu ni umu design. Bikaba karusha yabonye noneho ibyo nkora. Ibita bibakarusha cyane. Uri kwiyumva gute uyu munsi kuba ugize amahirwe yo kuba waba umwe mu bashyitsi ba Olenga TV, tukaba twakwakira uyu munsi ugiye kugaragariza abanyarwanda ibikorwa bya ukora? Uri urumva ubyakiriye gute? Ni iby'agaciro kabisa kuba ndi kuri Olenga TV. Respect kuri mwe. Ni byinshi cyane kabisa. Nkuko nemaze kubona ivuga uyu munsi tukwakiriye azi nko mu artist ufite uburyo cyo shushanyamo biryoshye cyane, cyangwa se bidesigninze mu bundi buryo tutari tumenyere kuba twabona muri rusange. Kwanza nagira ngo duhere kuri fondation y'ibijyanye no gushushanya. Wabitangiye ryari icyo gihe? Wenda wari ufite imyaka ingahe? Wigaga mu wakanga ese niba ushobora kuba waba wibuka neza? Ibintu byo gushushanya nabitangiye nkiri primaire, nibwo natangiye nkazajya nshushanya utuntu duto kwa kundi mwarimu akeneye nk'akantu akahita ambwira ngo genda ukankorere. Nibwo naje kubona ko bishobora kuba byavamo impano. None nkirangiza tronkomenda ndavuga ati why not ntajya kubikomereza ku Nyundo. Biba by'amahirwe njyayo ndabyiga, niga gushushanya mu marangi, ya gukora mu biti, sculpture, ceramique, mu mabumba, ngeze no hanze nkomeza kubikora. None nyuma yaho za gutekereza se bino bintu uko dusanzwe tubibona ahantu hose, duhereye no kubatwigisha ko ibyo bintu bakoraga, why not tutakora ikindi kintu gitandukanye nabyo ko twize kandi burya ubwenge buhora burahurwa buri gihe. Turavuga ati why not tutakora ikintu gitandukanye na cya kindi twari dusanzwe tubona cyangwa se twari dusanzwe dukora. Niko kwitamo ati wakora washushanya ku mbaho, tugashaka ubundi buryo nyine dupresent, dore ko imbaho ni ikintu gikomera cyane. Ni ikintu ushobora kubika nk'ikintu. Nkunda gutanga nk'urugero nk'ahantu baba bafite nk'inzugi z'ibiti. Reba nk'imyaka ruba rumaze, noneho iyo imvura iguye amazi kabasha kurujyaho, then ushobora gukubita nk'imyaka irenga nk'icumi rukiri ruzima nta kibazo ruragira. None ndavuga ati ese wafata cya giti noneho ukagikora mu bundi buryo, nyine ukagikoramo design yawe ukayimanika mu nzu, why not noneho n'imyaka n'ijana itashira cya kintu kikiriho mu gihe waba wagikoze muri ubwo buryo. Ndavuga nti reka tubanze dukore, noneho dukore muri ubwo buryo bwo gushushanya ku mbaho, noneho uburyo tubigaragariza abantu bazagenda babikunda. Ari nabyo batangiye kujya batwereka ko nyine ni ugukora cyane kugira ngo tubashe gukomeza kubibemeza, nyine tugenda dushyiramo utundi dushya tutwongeramo.
ubuze uti wabitangiye kera ukiri ku ishuri n'iki ibintu njya mbona sometime ababyeyi mu rugo batajya bapfa guha support iyo ukiri umunyeshuri bavuga ati iyo umuntu ashushanya cyangwa se iyo umwana akunda gushushanya cyane ngo bari n'umuswa ku ishuri n'iki ku ruhande rw'ababyeyi byari bihagaze bite bwa mbere nyine nabikoraga nyine azi nko kwishimisha ari ibintu nyine binshimisha ababyeyi nta kintu byari bibabwira ariko nkimara kubabwira ko nshaka kujya gukomeza kubyiga byabaye ikibazo ku buryo banshakiye n'ikindi kigo ntabizi ngiye kubona mbona banzaniye impapuro zo kukijyaho nabwira ati ntajya kwiga gushushanya ntago najyayo kwiga ndahita mbireka none biza kurangira namaze nk'ibyumweru nka 2 ntarajya ku ishuri tukidiringa uburyo najya kwiga ibyo byo gushushanya batabyumva neza ariko nyuma baje kubyumva basubona ko ari ibintu byiza ubu ngubu iyo babonye nk'ibintu nkora nibwo nyine bahita bavuga ati kabisa twari tugiye kuza amahirwe y'ibintu ukunda ibintu ushoboye gutyo kuba ushushanya wenda icyo gihe wigaga ni ibintu njya mbona iyo aba artists bamwe nawe usanga bakunda ibintu byo gushushanya cyangwa se gukurikirana impano zabo akenshi usanga ibintu wenda by'ubuzima busanzwe bw'ishuri batabiha agaciro cyangwa se batabijyamo cyane ahubwo usanga iteka hora kuri cya kintu cye yumva akunda ya talent ye n'ibindi nk'ibyo ku bijyanye n'imyigire ku ishuri byari bihagaze bite waratsindaga nk'uko bisanzwe cyangwa se hagendaga haza wenda imbogamizi zo kuba wenda umwanya munini warawuhaga ibintu byo gushushanya cyane kuta wenda ko wasubiramo andi masomo asanzwe ku bintu bijyanye n'imyigire yo ku ishuri no kuvuga ngo iyo umaze kubona yuko ari ibintu bibiri nyine bigiye gutandukana ubasha kwiporogaramu we igihe cyawe ukagikoresha neza hari umwanya ugenera kwiga ibintu bisanzwe hari n'ugenera gukora ibintu byawe ariko birumvikana ko umwanya munini wabaga ari uwo gushushanya none ibisanzwe nabyo nyine kwiga ntabwo ari ibintu byangoraga cyane byo kuvuga ngo ndamara igihe kinini mu ikayi nyine byaje gukunda ubu ngubu naje gukomereza no muri University of Rwanda muri creative design urumva until now n'ubundi ndacyari muri ya career design nese mbikomerezaho so ngo muri kaminuza ni ibintu ubundi wiga bijyanye no gushushanya ni design twiga ariko noneho ho ahantu nyine bijya gutandukana namo gato nuko ho akenshi twibanda nyine kuri digital nyine dukoresha mashini cyane kurenza iby'intoki tubasha gufata bimwe twakoraga n'intoki noneho tukagerageza kubishyira muri mashini noneho tukabikora ari digital nibyo ubu ngubu noneho turi kwiga muri kaminuza ariko umuzamo usanzwe nyine dukora ibi by'intoki cyane hari akantu wambaye ahangaha mbona kari creativity somehow wakatwereka neza kugira ngo tunakarebe unadusobanure se kano kantu nagaki se mvaze nagafateho numve n'ukuntu kameze ndumva kanafite uburyo ki ubu ngubu nta nusirimura bitewe n'uburemere karemera bitewe n'ikintu kirimo haba harimo ibikoresho byinshi harimo ibyo nkoresha muri design biba birimo nagendanye ni ibikoresho byinshi biba birimo kano gakoresho rero na back ko mugiti naravuze se not bitashoka ko none umuntu yakora na back mugiti dore ko twe dusanzwe tumenyereye zino zisanzwe umuntu aheka cyangwa se zikoze mu ruhu cyangwa se ibindi nabanditse nkanjye nk'umu designer none ukora ibintu mu giti why not none mumbaho hatava mu bag nziza nk'ingiyi niko naje kuyikora iyi ni bag urayipfundura ugashyiramo ibintu ukeneye then ibyo witwaza biraho ibyo ukoresha muri design bike bike ukabishyiramo none ugafunga ubundi ukambara ukayigendera na akantu keza cyane nk'aka ngaka kugira ngo ugakorere umuntu bitwara nka costing na gute aka ngaka rero ubundi ibiciro bya design ni ibintu bihindagurika cyane biterwa n'uburyo twumvikanye nyine igiciro ntago ari ibiciro biba bifite ntoza ikintu gihoraho nyine ari ukuvuga ngo nka kuntu ujya kugura ikintu uvuga ati wenda tubwe ni 100 oya turumvikana muri design umuntu ashobora kuba akeneye nk'aka ngaka cyangwa se akeneye kandi gafite ukundi kuntu nyine gakoze urumva biterwa na design akeneye azana design no tukumvikana nibyo biba byiza mu biciro bya design niko tubiye ntago bigira igiciro kimwe birahindagurika nyine bitewe n'ukuntu umuntu yaje n'icyo akeneye urumva kenshi ntago umuntu aba akeneye nk'icyundi duhora nyine dukora ibintu bitandukanye anyway noneho reka twinjire mu bishushanyo byawe muri rusange wanatuzaniye uyu munsi ndabona ari amafoto agiye atandukanye izi ni sample watuzaniye reka wenda mpereye kuri iyi ngiyi sample wenda badukurikiranye nkuko muri kugenda mubibona iyi ni ifoto ya Meddy Meddy
uri guhitinga muri ino minsi, umwe mu bahanzi nyarwanda bakomeye dufite kuri uno munsi. Iyi foto wayikoze gute? Udusobanurire kwanza buno buryo uko bwitwa bwo gushushanya muri buno buryo, unadusobanurire se ubikora gute, ukoresha iki, ubu bwoko bw'imbaho wenda ukoresha ni ubwoko bumeze gute, kugira ngo turushe gusobanukirwa muri rusange. Okay, ubuno bwoko bw'aya mafoto bukoze muri style yitwa wood burning style cyangwa se pyrography. Nuvuga ngo iyi style ni uburyo bwo gushushanya dukoresheje ni umuriro, ubundi mu Kinyarwanda ni ugutwika. Tuba twatwitse, none ufata akuma gacomeka ku muriro w'amashanyarazi, ndagafite sinzi niba nako nanakabereka, ako mfite ubu ngubu naka simple, nago nagendanya kari professional. Nuvuga ngo nyine hari akabugenewe, none ko turagacomeka noneho tukagacomeka ku muriro, noneho tugashushanya neza. Abantu benshi basanzwe bakamenyereye mu bintu byo gusudira. Ibi byose ni ibikoresho nkoresha muri design muri kubona. Akangaka niko ufata ugacomeka hano, ugacomeka muri prise, noneho kagagenda gashyuha, ukagenda ushushanya. Ahangaha kugira ngo uzarebe wenda kugira ngo wemere ko bino bintu biba bikomeye bisaba imbaraga nyinshi, uzafate nk'urugero nka example yoroshye, uzafate nk'ikaramu, nk'abantu uri gufata nk'ikaramu isanzwe, noneho uyifatire harya hejuru, harya ahantu irangirira, noneho uyandikishe bisanzwe. Kwandika ni ikintu umuntu wese aba asanzwe azi, noneho uyandikishe, noneho urebe ibintu wandika ko ntiba bimeze, noneho uvuga ngo ese nk'urugero yifashe uri nko gushushanya. Noneho sasa tusanzwe tumenyereye ko umuntu yandika afatiye nk'hano hantu cyangwa se ari gushushanya, ariko twe ahangaha bashyushye, ahangaha niwe ufatira. Ni ikindi kintu nyine gisaba ko umuntu agomba kubanza kubyiga neza kugira ngo uzakore produit yajya ku isoko. Ni ibintu biba bikomeye. Nk'iyi foto turi kubona ahangaha ya Meddy, yagutwaye nk'igihe kingana gute? Hanyuma unadusobanurire n'ubu bwoko bw'urubaho wenda ukoresha ushushanyaho ni ubuhe bwoko? Ubwoko bw'igiti dukoresha ibiti bitandukanye. Hari igihe dukoresha umusave, nyine urubaho rwose rutunganye, ariko imbaho zose ziba zihenze. Hari muvura ushobora kuyikoresha, ushobora gushushanyaho, nyine bitewe n'urubaho rwiza. Nyine urubaho rwose warushushanya, ariko bisaba nyine ko uba wanje kurucekinga ngo urebe yuko rwamacinga neza. Nyine nk'umuntu uvumbura urubaho rwose wabona, ushobora kwideburiye ko bati reka ndukoremo, ariko nyine hari izindi ziba zarabugenewe cyane nk'umusave. Nk'ibyo. Ifoto muri rusange uyikora nk'icyumweru, kugira ngo izabe irangiye uyihe umuntu. Neza cyane. Hanyuma waba wenda waragize amahirwe yo kuba wenda iyi foto yaba yarageze kuri uyu muhanzi, cyangwa se niba hari nk'undi muhanzi ushobora kuba warashushanyije ukaba wamugezaho igihangano cyawe akaba yakwappreciatinga ni nkande buriya? Umuntu nigeze nta igihangano namukoreye tukanahura tugaciringa fresh, nyine nkabona turahuza neza, ni Nikidi Pose cyangwa se Nike, nyine abamumenyereye mu mafilimi. Niwe muntu twahuje neza, nyine namukoze ndamushushanya fresh. Amafoto yiwe ari kuri Instagram yanjye Felix designer, wajyaho yayabona. Nyine niwe muntu twahuje neza, ariko abandi bose nagiye nkora ntago biracamo neza nyine uko mbyifuza tu, nabo ngo bashe kubaha ibyo nabakoreye. Neza cyane ko ari indi creativity muri rusange wabona, ukavuga uti koko nibyo, dore ko binagoye. Akuma bakoresha kubwiye buryo kikabagora, ukuntu kaba gashyushye, ukuntu ari ibintu ubona ko bivuna bya hatari n'iki. Hanyuma bano bahanzi nabo nabahanzi, ndabona ari Theben. Uyu ngo ndabona ari Theben. Yego, ndabona ari Theben. Hanyuma iriya foto yindi ni ya Junior Giti cy'imize mirefu.
kubera iki uyu munsi ari abangaba wenda waduhitiyemo kuza kutwereka kuri uyu munsi wa none? Ese nuko wenda ari bamwe mu bastari wenda ukunda kurusha abandi, cyangwa se hari undi mwihariko nyine wari washatse kuza kutugaragariza muri rusange? Impamvu nabaje guhitamo kuzana aya mafoto si uko nafite n'andi, ariko izi ni sample zabasha kugaragariza buri munyarwanda. N'abantu bazwi b'abastari, ni ukuvuga ngo uramutse umubonye ni umuntu ushobora guhita umenya, noneho bikagufasha gutekereza se why not wowe nimba nabasha gukora uriya umustar ureba ukamenya, kubera iki we ndamutse nkukoze we byananira. Nakoze umuntu usanzwe uzwi, uramubonye uhise umenya uwo ari we, nawe ni cyita kikugaragariza yuko nawe ari ibintu byakoroha kuba nagukora. Wangu ni nk'agasambu kugira ngo ugaragaze ko umuntu ari wese wamukora. Anyway, tujye noneho ku bijyanye n'akantu. Uri umuhanzi, urakora fresh n'iki, ibintu byiza cyane. Abandi bantu basanzwe iyo bifuje kuba wabakorera, ese icyo gihe bo mwumvikana gute? Hari igiciro cy'amafaranga wenda ushyiraho se, cyangwa se mu buryo bw'akantu ubu ngubu katangiye kujya kinjira bitewe wenda n'ibyo ukora? Akantu ko katangiye kujya kinjira, ntago nyine nageze ku rwego rwo gukora produits zijya ku isoko, urumva ko n'akantu kaba karagiye kinjira. Noneho ukuntu dukorana n'abantu bo, nuvuga ngo we turavugana, nuvuga ngo ibiciro nyine we biterwa na produit akeneye. Ntago tuba dufite ibiciro bibiri fix byo kuvuga ngo wenda n'aya mafaranga, bitewe n'ikintu akeneye we tubasha kuvugana. Nimba akeneye nk'iyi bag, ntago ari ibingibi nkora gusa, ni buri kintu cyose, buri material, buri wese yajya kuri Instagram yanjye yabibona, cyangwa se Facebook. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose gikorwa mu giti umuntu yakifuza nagikora, kuko natekereje ko nk'umudesign nta kintu kimwe cyabaho nyine mu giti ntabasha gukora. Ni iyo papasi yanjye mfite, ni ukuvuga ngo nukora buri design yose ishoboka yo mu giti gutyo. Byiza cyane. Hanyuma kugira ngo wenda ukate nko kwavuye gukoresha kano kuma, ese mu by'ukuri iyo ugiye kuhita utangira gukata cyangwa se gushushanya, utangiriraho gutyo gusa, cyangwa se hari akandi kantu wenda ubasha kuba wabasha gushushanyaho, none wabona isura ifite neza ukaba wabonaho uhera utangira kugenda ukoresha ko kuma? Ubigenza gute? No kuvuga ngo mbere nkitangira byabashaga kubanza kumfasha, icyafashaga cya mbere nuko nabashaga kubanza gukoresha crayon, nyine nkabanza nkakora isura na crayon, then none nyuma nkaza kuyitwika. Ariko ubu ngubu nyine bitewe n'ukuntu umuntu agenda amenyera nyine gukora cyane n'iki, ntago nkirirwa njya gushushanya, mfatiraho mpita nkomerezaho nyine igice ngezeho nkagitwika nyine kugeza isura isohotse y'umuntu nyine. Ni ukuvuga ngo bitewe n'uburambe bumaze bw'akazi ya experience ukoresha kano kuma, ya crayon ntago kiyikoresha? Ntago nkiyikoresha, mpita nkomerezaho paka ifoto irangiye. Wow, byiza cyane, byiza cyane. Ngo inama uri kugira umuntu udukwikiye kano kanya nawe yumva mukuza kuri ibintu nk'ibi, ni ukwiyima ahubwo akabeshaho imbaraga cyane kugira ngo abashe kuba yagira nibura namwe aho mugeze. Tugire tugana ku musozo w'iki kiganiro wenda turi kigufi tugiranye. N'akazi katoroshye, ni urugamba rutoroshye kugira ngo nanone art yubahwe mu Rwanda, sibyo se? Yubahwe. N'iki noneho usaba by'umwihariko abari kutureba kano kanya kuri Olenga TV, niyihe support nyamukuru ubashakaho ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange? Support nkeneye ku banyarwanda muri rusange, by'umwihariko abari kureba Olenga TV, ni ukuvuga ngo dukeneye yuko ibyo dukora bimenyekana kenshi. Nyine ntabwo dukeneye ko bimenywa n'abantu tuziranye gusa, dukeneye ko bimenyekana, kandi ibyo bintu kugira ngo bigerweho nuko tuzabifashwa n'abantu bari kugenda, nyine abantu muri rusange. Wabona projet wayikunda ukayiha mugenzi wawe kugira ngo nawe ayikunde, ugasanga ari projet nziza, nyine wirebye akabasha kuyikunda nawe, rimwe nawe akaba yavuga ngo ibyo twakubwiye nibyo wakoze noneho. Ntago henda? Oya, ntago mpenda, ndahenda turumvikana. Ndashimira Olenga TV abashe kuntumira kugira ngo mbashe kugaragariza abanyarwanda ibyo nkora, kandi nkaba nasaba abantu gukomeza gukora subscribe kuri channel yabo kugira ngo bakomeze bayikurikirane ibyo biganiro byabo byizigira. Kuba yantumiye nuko ibasha nyine kuba yakurikiza ibintu byiza, nkora ibintu byiza, n'abandi bantu ibasha gutumira bakora ibintu byiza,
abantu benshi mukomeze kuyikurikirana. Ndabashimiye cyane kandi abanyarwanda mukomeze gukunda ibyo dukora, mubigure kugira ngo natwe tubashe guteza imbere industry yacu ya art. Murakoze. Asante sana.